Ya ni wa mungu wanyu Promesse nk'uko mubizi ndabakunda ndabasuje mwese abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'ibirengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali kuri pe mumaze kumenya cyane ku magorwa kabije atangaje ariko nyine murabibona nyine ndi kumwe n'iki Imana yangiriye neza undi njya mbivuga bakanseka ariko nta kibazo gusa nagira ngo mbaye ikaze hano ni ku Nyarwanda Cinema. Mushaka kwibaza ngo kuki mbahaye ikaze ku Nyarwanda Cinema. Uyu muntu wo ku Nyarwanda Cinema ni inshuti yanjye, ngomba kumuhereza buri everything kuko twamaze kuba inshuti bidasanzwe, mbona bibaye ngombwa ko twakorana cyangwa se twagira icyo tubyaza umusaruro, cyane ko hari byinshi mukunze mushaka kumenya u Rwanda muri rusange. Ndabwira aba diaspora mukumbuye u Rwanda, mukumbuye iwanyu ku ivuko. Uyu munsi ndi kumwe n'icyo bite niki mwabibonye se tugiye kuvuga kuki tugiye kuvuga kuki Keria, tugiye kuvuga kuki ntabyo wibuka Shado twabiganiro baransebeje bagira ngo mbyivugire ngo ni umugabo mbwa, ariko ntacyo turabiganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo turebe ese umugabo mbwa bundi iyo bavuga umugabo mbwa mwumva iki. Simbizi muzaza kutwihanganira abagabo mbwa ntago tubazi aho muri, ariko abagabo mbwa koko babaho simbizi nimba kugira ngo wemere ko noneho Nyarwanda Cinema barenze ngo bagiye ni Bujumbura ye. Aha none we bakita banyitanisha Keria nukuri arahimbaje mana we nukuri namushimye rwose abarundi muri beza cyane ndabakunda ndabahimbarirwa cyane wewe nako wowe Dativa ndi kumwe nawe Uwizeyimana ndetse nkaba ndi kumwe na Keria. Nukuri tubahaye ikaze kuri Nyarwanda Cinema. Mwana byambariye kameme Keria afite imyaka ingahe? none se nitwabaye inshuti. Oya mu Rwanda dufite ababogari beza bimeze fresh, ushobora kugira ku cyo bita iterambere iki. None nakubwiye imyaka yanjye ari ikibazo gyaje. Urakuze gusa. Umuntu ukuze byanga bikunda mu Rwanda tumufata umuntu ufite imyaka kuva hejuru ya 18 kuzamura, bivuze ngo uri hejuru ya 18. Yego. Okay. Nago turi butinde wowe ndabona uri umuntu mukuru, ariko nanone tukubajije ntago byabibaye ikibazo. Nshasha kanguye. Bishatse kuva ko ushaje. Ndakuze. None ze wiwe nakuze. Nawe guhera kuri 18 kuzamura. Ndayirengeje. Muri 37. Na 40. Ariko uguzi ko hari abasore hano hanze bafite 25 baba bifuza kuganira nawe, wowe ukaba wiciye isoko. Oya na soko iyo umuntu akuze se akabivuga ko akuze hari ikibazo. Ese nigira umwana. Okay. Ako bivuze ngo hagize umuntu uba proud yawe cyangwa ufite umukunzi wa muganiye kane kwihuta cyane. Arahari. Hino kuri tuzamutumira nawe umunsi umwe hano turebe uburyo tuganira nawe kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ariko uyu munsi topic dufite topic imeze gutya man, nimuza kuyumva nanjye byanunguye nayitekerejeho nimugoroba ndavugana, ariko subu ndi umujama ngenda mu bajama, ariko hari akantu mana abajama tugira katari keza sibyora mwe murakazi. Ubundi umujama ufata nk'umugabo mbwa kare nigeze kubikubazaho ariko sinabitindaho cyane kuko twari turi muri introduction tutebya niki nanga kubitindaho cyane sibyo. Ubundi umujama werure pe unamubwize n'ukuri nimba nahari mukamunaziranye icyo utari buvuge n'izina rye, ariko umubwira uti uri umugabo mbwa cyagiye tugena gutya na gutya wankora ibintu bitari sawa. Ubundi umugabo mbwa umufata gute, ibikorwa bye ni ibihe kuri wowe? Umugabo mbwa nuko aba yakoze ibintu bitari byiza bidashimishije bigayitse.
se nakubwa wenda nakwinyarira nkahari hafi cyangwa se Ya, kwihagarika, reka mbivuge gutya, ibintu ibikorwa bidashimishije ni nk'ibi nyine nko gukubita umuntu cyangwa ugasanga yishe umuntu amuyishyize hariya, icyo gihe ntabwo aba akoze ibikorwa byiza, sibyo? niyo mugabo mbwa Uyu mugabo kuri wowe kuri iki Kellia umuco wacu bimeze bite? Garuka muri mode. Wari wagiye i Burundi none? Oya. Bujumbura. Ariko ntago yari heza kurusha iwacu keje. nawe ni heza. Nane ni heza uzanembereza. Ya, reka twigarukire gato yakara gaciyemo. Wowe umugabo mbwa umufata gute? Nyine muri rusange gute dutomoye hari igihe usanga rero abagabo mbwa ko umuhungu ni umugabo, sibyo? Nyine tuduha umuco gute umugabo mu rugo rwiwe, umugabo gute? Uri macuwa sana rwose, reka mbatomorere cyangwa se mbasobanurire. Umugabo mbwa twashyize mu gitsina gabo muri rusange. Nshobora kuba njyewe ndi umusore, ariko ibikorwa nkora bitangaragaza neza. Ndi kugusigura ukabyumva. Noneho byarangiza bya bikorwa barahindutse bakavuga promesse ni umugabo mbwa we, twagiye aha n'aha bigenda gutya, geste yakoreye, imyitwarire, imico ye, ni umugabo mbwa kweri. Wowe nka Kellia ubifata umugabo mbwa umufata gute? Yego nk'urugero ushobora kuba warakundanye n'umuntu, sibyo? Ukamwizera nawe akakwizera, kumbure hari ibintu mwa mwarapfunditse mukavuga ati ibi bintu tujye birengako. Umuhungu ntaco wamwimye, sibyo? Icyo ufise nk'umukobwa warakimuhaye, nyuma akaza kuguhinduka. Hari ukuntu abakobwa dushobora kwizera tukarenza, bigatuma iyo umuhungu aguhemukiye ukavuga ati uriya mugabo n'abagenzi bawe n'inshuti zawe zikavuga ati uriya muhungu yakoze ibintu by'ububuga. Ibyo bintu wowe kuri wowe nibyo dusasa inzobe tuganire, twicare hasi nyine tubwire abadukurikiye. Turashaka kubwira abantu badukurikiye nyine uko tubibona, nabo baraza kutubwira muri comment. Mukande share, mu sharing ibiganiro byacu, ndetse mukande like ndetse na subscribe kuba turayikanda. Nicyo nashaka kukubwira. None wowe nka Kellia, nje promesse ndabyemera, reka mbe nka wa mugabo, nje nemerewe gutanga urugero rwo rwose. Wowe ibikorwa by'umugabo mbwa kuri wowe ni nk'ibi. Icyambere iyo umugabo aba afite umugore mwiza, sibyo? Umugore bashakanye imbere y'amategeko, yego, ejo akamuca inyuma, ugasanga agiye no atembera n'agakobwa k'amafuti. Amafuti yahe? Ariko agakobwa k'amafuti umukobwa atari mwiza bigaragara, kandi afite umugore mwiza. Ese ubwiza mu burebera? Umukobwa mwiza umubwirwa n'iki? Physiquement murashaka kubibona, appearance. Ashaka kubona ujya muntu atambutse ukavuga ati ujya muntu ni mwiza, ateye neza. N'undi ubona ukavuga ati njya mu mwapi. Bivuze ngo njyewe mfite umugore mubi, sibyo? Nkakubona wowe Kellia uri mwiza pe, nabibonye, njye naguterese, nanakwikundiye, kameme ni nabyo, sibyo? Birabaye. Bivuze ngo njye ntabwo ndi umugabo mbwa, kuko nasize umugore mubi. Promesse umviriza. Ujya mugore wawe kubwira muri gwagwe bwo kubana. Ntaba ari mubi, sibyo? Kuko hari benshi baraguciye imbere babona ko ari beza. Mugihe wemeye ko mubana ni mwiza. Ni mwiza. Yego. None turaza kubihuriza hehe no kuba njyewe wambonana n'umuntu utari mwiza? Ese njye mfite umugore nyine, birumvikana. Ariko maze kumbwira ko ari wa mugabo ushobora kuba afata, reka tuvuge ubuhehesi, ariko iryabareze, sibyo? Nkafata nk'uyu mu sister, sibyo? Nkavati amafaranga yanjye, umugore wanjye ntabwo ankorera uko service ko mbishaka, cyangwa se ntabwo anyitaho nk'uko mbyifuza, sibyo? Hama wewe nkaza nkagufata, tugasohoka tukaryoshya, ariko uri mwiza nyine uraruta umugore wanjye, sibyo?
nzaba nakoze igikorwa cy'ububwa. oya muri ico gihe uvuze ngo umugore wawe ngo ntakunezereze sibyo muri mu gitanda canke hari inshingano adakora nk'umugore wewe ikintu gihari by'ukuri nimba umukunda uramwegera mukaganira ukavuga ati we madamu nshaka uhindure sibyo mu gihe utabikoze ibyo wowe ugapfa kuja gushaka wa mukobwa ku ruhande ukoze igikorwa c'ububwa ngo uri n'umugabo mbwa uzumve nkaho Keria arabishimangira. Usohotse mu nzu yawe y'igwawe niko babivuga mu Kirundi. Gwawe sibyo abarundi ndabizi muradukurikiye iwawe rwose ukahava umugore wawe mwabiganireho bya bindi by'abagabo bagira imishiha n'iki urumva no kuba n'ubuhehesi n'imiki agafata umwanzuro wo kujya hanze ndimo ndajyanisha n'ibyo wavuze hanyuma nkafata umukobwa ku ruhande and then tugasohoka tukaryoshya ibiki n'iki nibyo afata nk'ububwa. Ese wowe ubugabo mbwa wo bufata gute? Ariko rero nubwo ndi kuvuga ibi bintu ese nta gihe ububwa bubaho kubera mwebwe? Hari igihe rega twebwe dukora ububwa kubera abandi sibyo? Reka mbivuge urugero nka pasiteri ari kwigisha sibyo ari mu rusengero ukabona hatambutse abakobwa murabikunda sibyo pasiteri akaba yari kwigisha uraje wambaye 15 reka mbivuge gutyo yijipo wageretseho shinga n'iki bya bindi byanyu pasiteri uko yigisha akabona utambuka. Ese icyo gihe ntabwo uzamubera ikigusha usa n'ubugabo mbwa cyangwa nawe muri bwabo bigizemo uruhare? icyo gihe nyine wabigizemo uruhare iyo wambaye nyine imyenda idahesheje Imana icyubahiro. Natangaga urugero kuri ba pasiteri ariko ubundi ntabwo yakarebye wa wundi wambaye mini cyangwa wambaye inkweto ndende agomba gukora inshingano ze nk'uko inshingano ze gute iyo turi mu kabari turi kunywa byeri twese sibyo aho twicaye twese mba nemeye kuraranganya amaso aho nemereye hose. Pasiteri ni umushumba agomba kureba izaragiye ariko ntabwo agomba kureba ko yambaye mini cyangwa yambaye inkweto ndende. None se kucyuza wajuje kugusha abandi wo gute se wavuye mu rugo ubona bitagushimishije? Biragushimishije ugiye gutama ubu bw'abandi icyo gihe wagataye n'ubundi ubwo bubwa nyine kuko ntabwo waba uje gusenga wavuye mu rugo wabonye ko uwo mwenda ugushimishije n'izo nkweto zigushimishije. Wowe gute ujya kureba umuntu ko yambaye inkweto ndende cyangwa iyo jipo ya mini ubireba gute kandi waje gusenga? Urebana n'ibyo bari kukubwira ukafashwa cyangwa ugahaguruka. Ariko se Keri tuvugisha ukuri Keri ntari igihe mwambara imyambaro rimwe na rimwe mugamije kugusha abagabo? Oya tuvugisha ukuri nibyo hari umuntu yambara impuzu imyenda agamije nyine kugusha abantu. Dayimoni aba yamwinjiye Dayimoni ejo ukanyita imbwa ngo ndi umugabo mbwa ngo nakoze roki niwe ujya uvuga ngo igikorwa cy'ubugwari ngo n'ububwa sibyo? Keri kuza imibiri yacu ko imeze nawe wawe urawuzi twese turaziranye. None se niwambara mini nkaba nibonera mini bikagenda ukundi kuntu ninkwegera ndi umugabo ufite umugore nzaba nkoze ububwa. ikintu gihari bari bavuze kuri pasiteri wenda nagarutse muri rusange ko pasiteri mumbwiye ko we yambwiye ko abaragiye icyo atagomba kureba iki n'iki ariko byanga bikunda bagomba kureba ko izaragiye zihaga. nyine ntabwo aba akwiye kureba babandi bambaye ubusa. Ese ubundi kucyuza kwambara ubusa mu rusengero? Ese ubundi uva mu rugo ubona ko wambaye ubusa we niwe biba biremereye ariko we nyir'ubwite wabyembe bumva ko wambaye wese reka tugendane muri hangana ntimuzibyiruka ry'umwana se? None se umwana iyo yambaye ubusa abazi ko yambaye iki? Abazi ko yambaye ubusa cyangwa yumva ari ibisanzwe? Ari ibisanzwe. None se iyo twebwe nk'ababyeyi cyangwa se abantu bakuze ukamubona ukamubwira uti ngaho mbara neza ni ukubona ko ikintu arimo cyangwa se yakoze kidakwiye ni umwana cyangwa se akaba ari mu byondo n'ibiki. None wowe kukiwumva ko ibintu wakoze wari proud nabyo ariko muri societe ntago bigira gute ntabwo bigaragara neza.
none se sibyo ubwo ari byo umuntu wese agira amahitamo ye. ndaza kugaruriraho ibi bintu. Nese ugira ngo abavuye mu rugo atabona ko iyo jipo imubereye itamunogeye, wowe ubwawe bikuremerera gute? noneho nuva mu rugo wambaye ya jipo, noneho nkakubona nkakwifuza, nkaba nta kintu nari nifitiye, nta gicwa nari nifitiye, nkakubwira ni rero aha mpafite geto, wenda mpafite inzu kandi ni umushuti wanjye, nkagenda nkakora iki n'iki, byarangira nkakuganira umusaza baranyibye, uzamwita imbwa? Icyo gihe nyine umukobwa nawe aba yabishyizemo uruhare, nese abagukurikiye ari uko muziranye. Ariko uzamwita umugabo mwe? Oya, nta mugabo mbwa se. Murakoze cyane. Uzamwita iki? Ntago nzamwita umugabo mbwa kuko we mukobwa uzawa nawe wakurikiye, nese uzaba umukurikiye umuzi? Uzamukurikiye umuzi, ariko wabikoze ubishaka, ntabwo uzanyambara na mini.